Muraho neza ndabasuje cyane nimugire ibihe byiza. Ngira nk'uko mubibona ukimara kubona kino kirango cyangwa iyi logo uhita ubona ko ari ya poroje yacu cyangwa wa mushinga wa P network. Mu by'ukuri hano kuri Mbarusha Mining TV nabijeje neza ko amakuru yose ari gutrendinga cyangwa ari kuvugwa kuri P network mugomba kujya muyabonera mu bantu ba mbere. Nuvuga ngo twe icyo twiyemeje muri ibi bihe tugezemo twitegura open mainnet cyangwa umuyoboro ufunguye w'uyu mushinga wacu wa P network. Turagira ngo tuzagere mu mpera z'umushinga cyangwa kuri open mainnet cyangwa open network turi smart dusobanukiwe iyi poroje yacu ya P network ijana ku ijana. Hehe ku buryo umuntu adashobora kuba yakubeshya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku buryo amahirwe yo kukubeshya cyangwa akubwira ibintu bitari byo cyangwa utari kumva aba akubiye byibura nka 5% cyangwa 10%. 90% wowe ubwawe uzi ukuri. Uzi ukuri, uzi ukuntu ibintu bimeze, ku buryo umuntu ashobora gutangira kukubeshya cyangwa ubwira ibintu ugahita mugaterekera ahubwo reka nkubwire ukuntu gahunda zimeze. Rero kuri Mbarusha Mining TV iyo niyo gahunda twihaye, mwe mudukurikira cyane cyane mudushaka amakuru ya P network. Ahangaha tuba tugomba kubabwiza ukuri, tukabereka amakuru ari gutrendinga, ukuri kose tukakubereka kugira byibuze namwe nk'uko twabyemeje tuzagirane ku mpera z'uyu mushinga cyangwa kuri open mainnet twese turi smart, ku buryo nta umuntu ashobora kukubeshyera cyangwa akubwira ibintu bitajyanye cyangwa binyuranye n'uyu mushinga wa P network. Icyo usabwa nta kindi hano kuri Mbarusha Mining TV ni ukuba warakanze subscribe, nta kindi ukanda subscribe kugira ujye ubonera amakuru ku gihe, igihe cyose twaprodinze video ukayibonera mu bantu ba mbere, igihe cyose dusize amakuru ukaba umuntu wa mbere ubonye amakuru cyangwa umenye amakuru. Niyo mpamvu tubabwira ngo mukande subscribe munafungure inzogera kugira mujye mubonera amakuru ku gihe. Twinjiye mu kiganiro, mbere yuko twinjira mu kiganiro reka mbanze nongere nsubiza aba bantu ku kibazo cya migration ndetse na lockup. Nabonye muri video nakoze mu comment nagiye mbona bamwe batari kubyumva, batari kubisobanukirwa, niyo mpamvu ngiye kongera kubivugaho gato cyane. Mwihangane dite ko twinjira mu kiganiro cyacu. Ku muntu wahawe migration yararokinze wenda nka 20% cyangwa 50%, iyo warokinze 50%, izo warokinze cyangwa iyo wahawe migration, nimba wenda bagwereje migration ya payi 100 wararokinze 50%, bahita bagwereza 1/2 ako kanya uba wemerewe kugishyira kuri available balance. Ikindi 1/2 cyangwa iyindi 50% uyitegereza igihe warokinze kikarangira ukajya wabona kuzihabwa. Rero za zindi uraza ukinjira muri wallet yawe ugakanda kuri migration, ukaza ugakanda kwa kantu ka move, akangaka muri kubona ka move. Iyo ugakanzeho payi zawe zihita zijya kuri available balance ako kanya. None wa wundi warokinze 100% cyangwa system yamurokingiye 100%, uraza ugakanda nanone ahangaha kuri migration ukareba igerana nk'uyu muntu azabona payi ziwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2027. Nta kindi uba ugomba kubihinduraho, utegereza icyo gihe kikarangira. Iyo kirangiye payi zawe uzibona kuri available balance nk'ibisanzwe. Twikomereze mu kiganiro, ntabwo ndi bukoresha iminota myinshi, ahubwo ni ukugira ngo abantu mwese mukurikira Mbarusha Mining TV nk'uko nabibabwiye tuzagerane kuri open mainnet cyangwa ku muyoboro ufunguye w'uyu mushinga wa P network turi smart dufite ukuri, ku buryo nta hantu umuntu ashobora kukubeshyera, kubera ko ntabwo baratangira kubabeshya, ntabwo muratangira kubona abababeshya, kubera ko ntabwo muzababona neza ku muyoboro ufunguye w'uyu mushinga wa P network cyangwa mu gihe cya open mainnet. Nibwo muzabona neza abantu babeshya, nibwo muzabona abasikama cyangwa abatubuzi. Niyo mpamvu rero tuba tuvuze ati hano kuri Mbarusha Mining TV we wadukurikiye
dushaka ko tugerana kuri open mainnet turi smart twese 100% ku buryo nta hantu umuntu ashobora kukubeshyera, ku buryo ugomba kuba ufite ukuri 100% cyangwa ukuri guhagije usobanukiwe neza iyi projet ya Pi network, ku buryo wa wundi uri kukubeshya nkuko nababwiye amahirwe yo kukubeshya aba byibara ari nko kuri 5% cyangwa 10% cyangwa 10%. 90% wowe ukurikira Mbarusha Mining TV ufite ukuri usobanukiwe, ku buryo aza kukubeshya ukumva ko ibintu ari kukubwira nyine ari kukubeshya. Kuba timu ya Pi network rero murana ko akenshi ibiri gukora inama. Wenda nanashimira cyane abantu mukurikira Mbarusha Mining TV, mu by'ukuri ndabashimira cyane kuko mugenda mutwungura mu buvanganzo, mu mivugire, bavuga. Ndabashimira cyane, comment zanyu ndazibona. Ngira ngo murabona ko kwa timu nk'igihe iri gukora inama hari n'abandi bantu ku ruhande cyangwa abascammers nabo baba bari gukora inama. Bashaka gukora inama ziri positive cyangwa ziri negative. Iziri positive ni nziza ntabwo tuzivugaho, twe turaza kuvuga kuri ziri negative cyangwa ku nama mbi baba bari gukora, kugira uzanazitahure mu gihe cya open mainnet cyangwa open network, ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kukubeshya. Nkuko nabibabwiye, tugomba kugerana kuri open mainnet, ubutunzi bwawe ubifite mu biganza byawe 100%, kubera ko nabibabwiye ntabwo baratangira kubabeshya. Ubu ngubu nta muntu uratangira kukubeshya. Abantu bababeshya muzababona mu gihe cya open mainnet, nubwo uzajya ubona ko abantu kuko babeshya cyangwa ari kukubeshya. Ngira ngo rero turi no kugera ku musozo w'iki kiganiro cyacu. Nkuko nimaze kubabwira kuba timu iri gukora inama n'abandi bagakora inama. Hari abari gukora inama nziza, hari n'abari gukora inama mbi. Ngira ngo mwabira bihugu byateye imbere badutanze gusobanukirwa cyangwa kumenya uyu mushinga wa Pi network. Agatiro iyo umuntu yagutanze amakuru cyangwa yagutanze kumenya ikintu, akenshi iyo urangaye nyine arakuyobora, cyangwa nawe iyo utize ngo ukimenye akenshi arakuyobora ababwira ati ca ahangaha niho banyura cyangwa akora iki nicyo bakora. Ibiro nibyo turi kugira ngo turwanye, kugira payi zacu natwe tuzazigireho uburenganzira bunonosoye cyangwa uburenganzira bwuzuye 100%, ku buryo ikintu nimba ari icyawe nyine aba ari icyawe. Ngira ngo aka kantu ndakagaruye, tuje kuvuga ku bintu bibiri. Turi no gusoza ikiganiro cyacu. Kuba timu cyangwa nilistinga Pi network cyangwa open mainnet, niba ifaranga rya Pi network ku isi hose azaba ari rimwe, haba Bujumbura, haba Dar es Salaam, haba Canada, Pi network ifaranga ryaho azaba ari rimwe, haba Kigali azaba ari rimwe. Muri iyi minsi rero uri kujya kuri za Facebook cyangwa wenda nko ku rubuga rwa Twitter rw'umuntu wafunguyeho account, ukabona ari kugurisha amatelefone. Ibi bintu ngiye kubivugaho akantu gato cyane, mwihangane ariko mba ngira ngo mbahereze ukuri, tunagende tusatira open mainnet dufite ukuri, utazakubitana n'iki kintu. Mfite abantu babiri bakubitanye n'iki kintu, nibankundira nzabahamagara kuri Mbarusha Mining TV bazi babahereze ubuhamya. Hano kuri Mbarusha Mining TV nta kintu njya mpfa kuvuga gutyo gusa, haba ari origine cyangwa haba ari amakuru, haba ari imva n'imvano yabyo. Aka kantu urakabonye kuri Facebook. Kuri Facebook hari amagroupe y'ama WhatsApp akangara arenga ibihumbi n'ibihumbi. Upfa kujya kuri Facebook cyangwa kuri Messenger ukabona umuzungu arakwandikiye. Hari n'igihe udasanga ari n'abazungu, uretse ko n'abazungu nabo bagowe, ugasara kwandikiye ngo ayibayi payi, agahita gukubitiraho 1 payi ibihumbi 5 by'idolari, cyangwa akagukubitira ibihumbi 100 by'idolari. Nawe watekereza ko nta n'ibihumbi 10 ufite mu mufuka by'idolari cyangwa ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Agati yewe nibyo koko. Ndavuga ati ngiye kubabwira ibintu byabaye ku bantu bya nyabyo 100%. Uyu muntu yagiye kuri Facebook,
urabona ko hano bashyiraho amatelefoni cyangwa amamodoka n'ibiciro byayo. Urabona ko hano iPhone 14 Pro bari kuyigurisha payi 2.8. Ahangaha iPhone 14 Pro Max bari kuyigurisha payi 3.5. Wowe rero iyo ubonye ko ufite payi 100 kuri wallet yawe, ukabona ngo ufite payi 1000, gukuraho payi 3 nta kibazo, gukuraho payi 1 nta kibazo, gukuraho payi 50 nta kibazo, ukinjiramo ukajya kwishyura, bahita baguhereza screen imeze nk'iyo muri P browser kuri wallet, bakakujyanayo. We noneho kubera ko utabukiri no kubitekereza, bahita bakwereka nyine aho ugomba gushyira ya magambo nk'ibisanzwe, winjiramo n'akari nko muri P browser yawe muri wallet, ugiye kugera muri ya magambo yawe ukayashyiramo. Ukimara kuyashyiramo ugihita ko uhanagura, ugihita ukaraba intoki, ugihita ko uvuga ati payi zanjye zose ziragiye. N'umuntu uzahura n'iki kibazo wese cyangwa n'umuntu uzabibona ejo cyangwa ejo bundi, ugihita kubiterera umugongo, ubinyureho umeze nk'umuntu utabibonye, uscrolling telefone yawe, uzamure page, uhita ko ukomeza. Ibi bintu mbabwiye ni ibintu byabaye ku bantu babiri mfite gihamya, n'ibinkundira nzabazana hano kuri Mbarusha Mining TV, babahereze proof, babahereze na proof muri account yabo, babereke ukuntu bimeze. Niyo mpamvu hano kuri Mbarusha Mining TV turababwira ngo nimba udukurikira, tuzagirana kuri Open Mainnet ufite ukuri 100% kuri uyu mushinga wa Pi Network, ku buryo nta hantu umuntu ashobora kuguhera akubeshya. Turasoreza kuri aka kantu k'abascammers. Nk'uko nababwiye kuba team iri gukora meeting cyangwa inama, abascammers nabo bagakora inama. Hari abakora inama nziza, hari n'abakora inama mbi. Inama nziza nababwiye ko tutari buze kuzivugaho kuko ni ibyiza nyine. Ibyiza biragahoraho, nta wanga ibyiza. Ariko turi kureba ibibi. Ibibi. Urabona umuntu muhuriye kuri FB cyangwa kuri WhatsApp, no barakwandikira agahita gukwita aga screenshot nk'aka ngaka, ngo muri wallet yawe se ngo wowe wamaze kugeramo peer to peer cyangwa P2P. Warebemo ugasanga nta birimo, kandi iyi ni editing. Ukimara kwibona gutya aba ari editing. Igihe ibintu nk'ibi ngibi byatangajwe cyangwa byashyizwe muri payi, isi yose irara ibimenye. Ntabwo mwarara mutabimenye mukurikira Mbarusha Mining TV, ntabwo bibaho. Ibyo nuvuga ngo baramutse babishyizemo iminota 5 bakimara gushyiraho announcement bakayirekura ikaba public, muba mugomba guhita ko muyibona. Wabona ko katarimo aho gatereka ngo ufashe, akagufasha koko, akakucisha mu nzira zibaho n'izitabaho, karangira payi zawe zigize ute, zirangiye. Cyangwa ibintu waruhiye imyaka 5 cyangwa imyaka 10 cyangwa imyaka 4 cyangwa imyaka 3, byose bakabigutwara mu minota 3 cyangwa mu munsi umwe, kubera ereri cyangwa kutamenya amakuru, kubera no gupinga amakuru, nongera no gusubiza bari abantu. Hari ahantu hagati, ariko se aya makuru ubu nibyo cyangwa ni n'abantu bapinga amakuru? Ni akazi kanyu, ujye uyapinga, birakureba, ujye uyareba cyangwa ntuyarebe. Ariko ibi tuba tubabwira aba ari ukuri, tugira ngo abantu bakurikira Mbarusha Mining TV batazagwa mu moshya cyangwa batazagwa mw'iyi rosi cyangwa mw'ibi bihombo. Ubwo nta kintu umuntu atababwiye, mugomba kugera kuri Open Mainnet muri smart. Tugomba kugera kuri Open Mainnet turi smart, dufite ukuri kuzuye, dusobanukiwe iyi projet ya Pi Network. Kuhagera bisobanukiwe nta kundi, ni ukubukurikira Mbarusha Mining TV, warakanze subscribe, warafunguye inzogera. Igihe cyose dushyira amakuru ugahita ko ubona amakuru, ukabona ikintu kiri gutrendinga kuri Pi Network, uvuga ati wow, amakuru ndayabonye, ibi ni gutya biri kugenda, ndabigendera kure cyangwa reka mbijyemo. Ukamenya amakuru, ukamenya ikibi n'ikiza. Ko warakanze subscribe biragufasha cyane. Nanabashimira cyane mwe mukomeje gushyigikira Mbarusha Mining TV mu buryo bumwe cyangwa ubundi, musharinga ibiganiro byacu, mukanda subscribe, mubirayikinga. Ndabashimiye cyane, kandi Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.